Karibu mu isengesho hano ku isengesho ribohora official. Tugiye kwinjira mu mwanya mwiza wo gusenga. Niba utarakora subscribe, kora subscribe ujye ubana natwe mu mwanya mwiza wo gusenga hano ku isengesho ribohora official. Ni ahantu ushobora kubohokera, ni ahantu ushobora kumenya uburyo bwo gusenga. Ngaho rero ntucikwe, kanda subscribe, rarika abantu bose wishimira kandi wifuriza ibyiza kandi ushaka kubamenya gusenga, ubararikire kuza hano ku isengesho ribohora official, ukanda share ndetse na like, usangiza n'abandi bagenzi bawe bose w'inshuti zawe kandi wifuriza ibyiza. Imana iguhe umugisha. Tuje mu isengesho uyu munsi, isengesho risenya ubwoko butatu bw'amarozi. Ubwoko bwa mbere tugiye gusenya ni amarozi y'ibihoherano, amarozi y'ibitegano n'amarozi y'imitongero. Ayo niyo tugiye guhangana nayo mu buryo bwo gusenga. Ibihoherano ni ibintu bakohera, bakabyohera bikaza mu miyaga bikaba byafata ubuzima bwawe. Kenshi na kenshi iyo bakohereye rero ibintu bikunze kuza bifata mu bitugu. Ibitegano ni ibirengano, ibyo bashobora kugutega mu marembo, mu nzira zaho uca. Umuntu akaza agafata wenda akaza bamuhaye nk'imiti yo mu bapfumu, akamubwira ati ugende uyoge, numara koga amazi ugende uyasuke uyamene mu nzira. Ubwo nyine abantu bari buze gutambuka aho hantu, bya bindi wa wundi yoze birafata buri muntu wese warenze aho ngaho hasutswe ayo mazi. Ubwo rero imitongero murayizi nyine ni amagambo mabi umuntu ashobora kugutongera gutyo. Ibyo byose rero tugiye guhangana nabyo mu buryo bw'isengesho. Karibu rero mu isengesho, ariko mbere yuko dusenga reka tubanze dusome ijambo ry'Imana, icyanditswe tugiye guhagurukiramo mu isengesho risenya amarozi y'ibihoherano, imitongero n'ibitegano cyangwa ibirengano. Ibirengano ni ibintu nyine bashobora nyine kugutega mu muryango, mu gipangu, wenda ku muryango w'igipangu cyangwa imbere y'umuryango wawe cyangwa se mu nzira nk'uko tubivuze. Ntabwo ibyo tubitindamo, ahubwo icyo tuje ni ugusenga, twangiza, turimbura ubwo bwoko bwose bw'amarozi waba wararenze bukagufata, ibyo baba barakohereye, ibyo baba baragutongereye. Nongere nkwibutse yuko amarozi asenywa n'amasengesho. Ntabwo uburozi nk'ubwo ngubwo bw'ibihoherano, imitongero n'ibirengano byose bivurwa n'imiti yo mu bapfumu. Iyo ugiye mu bapfumu n'ubundi uba ugiye kwa Satani, umupfumu aguteramwo ibindi, akongera akagusukamo indi myuka, none ugasanga ibyawe birushijeho kuba bibi cyane. Ntabwo abapfumu bavura imyuka mibi, abapfumu ubwabo ni aborozi b'imyuka mibi. Imyuka mibi yirukanwa n'umwuka mwiza. Usobanukirwe, umenye, ujijuke ko umenye ngo imyuka mibi yirukanwa n'umwuka mwiza cyangwa umwuka wera. Umuntu udafite umwuka wera ntashobora kwirukana imyuka mibi. Imyuka mibi yirukanwa n'umwuka wera. Kabiri kandi ukaba ufite umwuka wera, ufite n'ubwenge, ufite n'ubumenyi buhagije kuri ibyo bintu. Niyo mpamvu rero aka kanya tugiye gukora isengesho, ariko mbere yuko dusenga twonona ubwo bwoko bwose bw'amarozi, reka dusome ijambo tugiye kwifashisha rituyobora mu gusenya ubwo bwoko bw'uburozi bwose. Hano handitse ngo indagu, Yesaya 44:25, handitse ngo indagu z'abanyabinyoma nzihindura ubusa, abarozi nkabatera ibisazi, nsubiza inyuma abanyabwenge, ubwenge bwabo nkabuhindura ubupfu. Nongere nsubiremo iri jambo tugiye gusengeramo, riravuga ngo indagu z'abanyabinyoma nzihindura ubusa, abarozi nkabatera ibisazi, nsubiza inyuma abanyabwenge, ubwenge bwabo nkabuhindura ubupfu. Icya kabiri nanone tugiye gusengeramo ni icyanditswe kindi nanone kiri muri Yesaya. Ni icyanditswe nanone tubona hano muri Yesaya, nicyo tugiye nanone gusengeramo. Hanyuma twonone, niwizera urabohoka, niwizera urakira mu izina rya Yesu. Yesaya 49:26, handitse ngo abaguhata nzabagaburira inyama yo kuri bo,
bazasinda ayabo maraso nk'usinda vino iryohereye, kandi abantu bose bazamenya ko Uwiteka ndi umukiza wawe n'umucunguzi wawe, intwari ya Justus cyangwa se y'izina ryawe, ari wowe ushyira izina ryawe. Aha rero tugiye kwinjira mu mwanya wo gusenga. Wumvise ko ijambo rivuze ngo ihindura indagu z'abanyabinyoma ubusa, igatera abarozi ibisazi, kandi igasubiza ubwenge bw'abanyabwenge inyuma. Ubwo ni ukuvuga ngo rero isengesho tugiye gukora ni rigiye kwangiza buri bwoko bwose bw'amarozi urogwa, cyane cyane ibihoherano, imitogero n'ibirengano. Nibyo tugiye gusenya. Noneho sasa iyo bakuroga baba bashaka kuguhatira kubaho nabi, aba bakuroga baba bashaka kugira ngo ubeho mu buzima bo bifuza kubamo, ntube mu buzima wowe ushaka kubamo. Niyo mpamvu muri iki cyanditswe tugiye kugisengeramo tukavuga ngo abaguhata nzabagaburira inyama yo kuri bo bazasinda ayabo maraso. Abo baguhatira kuba nabi, abo baguhatira kudashaka bakuboheye ku ziko, bakuziritse, bafunze urubyaro rwawe, bafunze urugo rwawe, abo batuma ukora ntibigende, ukajya mu kazi gucuruza ugataha imbokoboko, wadepoza udepoje hose abandi bakabafata we ntibagufate, ndetse wagerageza gusevinga amafaranga nk'abandi ngo wizigame, abo barogizi ba nabi bakakohera imyuka, ugasanga wagize gute, wayavanyeho mu buryo udasobanukiwe, ntacyo akumariye. Wundi nawe yagerageza kubaha Imana no gusenga Imana ngo arebe ko ikiranukira, bikanga, ejo ugasanga waguye mu byaha runaka, kuko hari imyuka bagutongera, hari imyuka bakoherereza ikwinjiramo ikagukoresha ibyo utifuza. Tugiye gufata umwanya wo gusenga. Abo baguhora bakontorora umubiri wawe, bakawuhera imyuka mibi, imyuka ikaza ikinjira mu mubiri wawe, kumva hari ibintu bigenda mu mbavu, hari ibintu bigenda mu nda, hari ibyidumbaguza mu nda yawe. Ibyo barara bagushyiramo nijoro usinziriye, bakaza bakabigupakiramo, ibindi ukarara ubirya mu ijoro ryose, ukarota uyagagura ibintu by'inyama. Ijambo riravuze ngo abaguhata bazagaburirwa inyama yo kuri bo bazasinda ayabo maraso. Abo barara bakunywesha amaraso mu nzozi zawe, ukabona urimo uranywa fanta, urimo uranywa ibigage, urimo uranywa ubushera, urimo uranywa ibiki, ukibwira ngo ni ukunywa n'ibyo bishera urimo uranywa, kandi ari amaraso baguhata. Ukabyuka wumva ikida cyabyimbye cyatumbye bitewe n'ubugizi bwa nabi bw'abo bantu. Tugiye gukora isengesho risenya ubwo bwoko bw'ayo marozi mu izina rya Yesu Kristo. Ubwo tuwishyizeho n'isengesho, dushyizeho n'ayandi marozi tugomba gusenya, yandi y'amatamikano ariko yo mu nzozi, bya bindi baba gutamika mu nzozi, bya bindi baba bakunywesha mu nzozi. Ibyo nabyo tugiye gukora isengesho ribisohora muri wowe mu izina rya Yesu Kristo. Ni isengesho rero tugiye gusenga. Yeremiya igice cya 1:10 handitse ngo ngushyize hejuru y'abankiza ijambo ryawe mu kanwa kanjye, ngushyire hejuru y'abami n'ibihugu, kubika, kurandura, gusenya, kubaka no gutera imbuto. Ibi nibyo byanditse tugiye kwifashisha, hanyuma duhangane n'izi mbaraga zose za kurwanyaga. Vuga uti data wa twese uri mu ijuru, nyiri cyubahiro, Imana iganje mu ijuru no mu isi, Uwiteka nyiringabo, wowe wandemeye kubaho neza, ntabwo wandemeye kubabara, kuba mu ntimba, kuba mu gahinda, kuba mu bibazo bidashira. Wandemeye kugubwa neza, kuko handitse ngo tureme umuntu mu ishusho yacu, ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'ibisiga byo mu kirere n'igikururuka cyose gifite ubugingo. Wandemeye gutwara ibyo waremye, wandemeye kugubwa neza, wampaye umubiri kugira ngo uyu mubiri mwubemo nishimye, mwubemo ntarwara, mwubemo utarimo indwara z'abarozi, utarimo indwara z'abadayimoni. Wandemeye imirimo myiza, wandemeye kugubwa neza. Aka kanya ciye bugufi imbere y'amaso yawe, nsabye imbabazi z'ibyaha byose nakoze uyu munsi, mu byo nakuvuze, mu byo natekereje, mu byo nagambiriye.
mu byo narebye no mu byo numvise, byose mbisaba imbabazi. Aho nanduye mu mutima, amaraso Yesu Kristo yuhagira umutima wanjye. Aho nanduye mu bitekerezo, amaraso Yesu Kristo yuhagira ibitekerezo byanjye. Yesu Kristo, eza umutima wanjye, eza ubwenge bwanjye, eza ubugingo bwanjye. Nkuraho urubanza rw'ibyaha byari bindiho, ubisibe binshireho mu izina rya Yesu Kristo. Wacumitiwe ibyaha byanjye, igihano kiguhesha amahoro cyashyizwe kuri wowe. Uyu mwanya kubw'igihano washyizweho cy'ibyaha byanjye, nyemerera urubanza rw'ibyaha byose byambonekagaho uyu munsi bimveho burundu mu izina rya Yesu wabambwe agapfa agazuka. Ndakuraritse Yesu Kristo, ngwino mu mutima wanjye, ngwino mu bugingo bwanjye, ngwino muri njye, ngwino wime ngoma. Imbaraga zawe zururuke mu mutima wanjye, mu bugingo bwanjye, mu bwenge bwanjye. Imbaraga zawe zimanuke mu ijwi ryanjye, zimanuke mu kanwa kanjye, zururuke mu rurimi rwanjye, mu izina rya Yesu Kristo. Aya masaha hindura akanwa kanjye kabe nk'akawe. Handitswe yuko nimvana ibigawa mu bishimwa, nzahinduka nk'akanwa kawe. Uyu munsi ibyo ungayaho bitandukanye n'ururimi rwanjye, n'amagambo yanjye, n'umutima wanjye. Ibindiho byose Uwiteka ungayaho uyu munsi nitandukanyije nabyo, izina rya Yesu Kristo wabambwe agapfa akazuka. Nitandukanyije n'amagambo mabi yose yavuye ku rurimi rwanjye, yaciye mu kanwa kanjye, nitandukanyije nayo mu izina rya Yesu Kristo. Nitandukanyije ibitekerezo byose natekereje ugaya mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana ihoraho. Nitandukanyije n'ibyo narebye ungayaho mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana ihoraho. Uwiteka, nihuje nawe muri Yesu Kristo, ngwino mu mutima wanjye, ngwino mu bwenge bwanjye, ngwino mu bugingo bwanjye. Urakoze Mwami kuje muri njye, kandi untandukanyije n'ibyo ungayaho byose, ukaba wururutse mu bugingo bwanjye, ukaba wururutse muri njyewe. Nuhabwe icyubahiro, nushyirwe hejuru. Aya masaha nciye bugufi Uwiteka, ngusaba kugira ngo imbaraga zawe zikorere mu kanwa kanjye, zikorere mu magambo ansokamo, zikorere muri iri sengesho mu izina rya Yesu Kristo. Zamura kwizera kwanjye, kwe gushidikanya na gato kubw'iri sengesho ndimo ndasenga. Uwiteka, cisha ukubiri no gushidikanya uko ariko kose mu izina rya Yesu Kristo wabambwe agapfa akazuka. Wavuze yuko mfite kwizera nabwira umusozi ugashinguka ugatabwa mu nyanja. Ibyo mvuze ntabishidikanyije, wavuze yuko nabona bibaho aka kanya. Ninjiye mu mwuka mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe rivuze yuko wica indagu z'abanyabinyoma, ndagu z'abanyabinyoma uzihindura ubusa, kandi utera abarozi ibisazi. Muri uyu mwanya umurozi wese wandogaga, umurozi wese undoga ibihoherano, imitongero, ibitegano, mu izina rya Yesu Kristo ndi mu mwuka, ibyo natezwe byose ndabisenya mu izina rya Yesu Kristo. Ndabisenya mu izina rya Yesu Kristo. Marozi y'ibitegano ayo narenze imbere y'umuryango, imbere y'igipangu, mu nzira yaho nca, ndasenya amarozi yose, ndasenya amarozi yose, ndasenya amarozi yose y'ibirengano mba narenze izina rya Yesu Kristo. Ayafashe ibirenge byanjye kugira ngo ntatere imbere, ayafashe intambwe zanjye kugira ngo zitihuta, izina rya Yesu Kristo. Aya marozi ndayasenya, ndayatesha agaciro, izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Ahantu hose naciye hatezwe amarozi, hatezwe ibirengano bikamfata, nitandukanyije nabyo, izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana ihoraho.
fasha amaraso Yesu Kristo nyuhagije ibirenge byanjye n'intambwe zanjye. Ndatura amaraso Yesu Kristo ku birenge byanjye, ku ntambwe zanjye. Izina rya Yesu Kristo nitandukanyije n'imitongero yose yaho naciye bahamennye amazi y'abapfuye, cyangwa se bahakoreye imigenzo y'abadayimoni y'imyuka mibi. Izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana uhoraho, uyu munsi wa none ndabohora intambwe zanjye zari zimaze igihe ziboshywe n'imyuka y'ibirengano, n'imyuka y'ibitegano, n'amarozi y'ibitegano. Izina rya Yesu Kristo ndarimburiza imbaraga, ndarimbura imyuka, ndatura ngo ibyo narenze byose nitandukanyije nabyo, mbisubije ku wari wabiteze mu izina rya Yesu Kristo. Mbisubije ku wari wabiteze mu izina rya Yesu Kristo. Mbisubije ku wari wabiteze mu izina rya Yesu Kristo. Wari wanteze kugira ngo mwami ibirenge byanjye bifatwe ntibikongere kwihuta mu buryo bw'umwuka, intambwe zanjye ziboherwe hamwe. Ibyo byose ndabisenya, mfunguye intambwe zanjye, mfunguye ibirenge byanjye. Izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo. Aho uri gusenga, fata ikiganza cyawe ujye ugikubita ku birenge byawe, tuvuga uti mu izina rya Yesu Kristo ibirenge byanjye ndabibohora, ndabizitura. Izina rya Yesu Kristo mbitandukanyije n'ubwoko bwose bw'uburozi bwo narenze. Izina rya Yesu Kristo abari banteze kugira ngo mwami mfatwe n'imyaku, mfatwe n'imikoshi. Izina rya Yesu Kristo mfatwe no kudatera imbere, no kutihuta mu by'iterambere ryanjye. Ibyo birengano byose ndabisenya, mbohoye ibirenge byanjye mu izina rya Yesu Kristo. Mbohoye ibirenge byanjye mu izina rya Yesu Kristo. Nzaturaho amaraso Yesu Kristo, n'intambwe zanjye nzaturaho amaraso Yesu Kristo. Ndatura ngo ibirenge byanjye birabohotse, intambwe zanjye zirabohotse. Izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Izina rya Yesu Kristo ndatesha agaciro amarozi yose y'ibihoherano ayo noherewe. Izina rya Yesu Kristo akaza mu buryo bw'imiyaga bigafata mu bitugu. Izina rya Yesu Kristo ndakubita hasi iyo myuka y'ibihoherano, ndasenya, ndarimbura. Izina rya Yesu Kristo biri bihoherano byose ibyoherewe mu bitugu byanjye, ku mubiri wanjye, mu mbavu zanjye, ndabisenya mu izina rya Yesu. Ndabisenya mu izina rya Yesu. Ndabisenya mu izina rya Yesu Kristo. Ibyoherwa ku bwonko bwanjye, ku bwenge bwanjye, ku mutima wanjye, ku mubiri wanjye, ku ngingo zanjye, ndabisenya izina rya Yesu Kristo. Izina rya Yesu Kristo. Komeza usenge, senya ibyo bintu bikoherwa. Ibyo bintu woherwa, ibyo wumva biri kugendagenda mu bitugu, fata ikiganza cyawe ujye ukubita mu bitugu, uvuge uti mu izina rya Yesu Kristo, yewe wa mwuka we va mu bitugu byanjye, va ku mutwe wanjye, va hejuru y'umutwe wanjye mu izina rya Yesu Kristo. Atuti wambaraga we y'ikuzimu we, wowe urondora ubuzima bwanjye, ndagusenya, ndakurimbura. Va mu kirere cyanjye, va ku mutwe wanjye mu izina rya Yesu. Muri aya masaha mfashe mpiri imbaraga zose zantwazaga igitugo mu izina rya Yesu Kristo wabambwaga agapfa akazuka. Mu izina rya Yesu Kristo wabambwaga agapfa akazuka. Handitswe yuko abampata bose Uwiteka azabagaburira inyama zo ku mibiri yabo, bagasinda amaraso yabo bwite nk'usinda vino nshya mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo bamenye yuko Uwiteka ari we mukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwanjye. Izina rya Yesu Kristo. Izina rya Yesu Kristo. Handitswe yuko Yesaya 4:9 murongo wa 26 yuko abampata bose bazagaburirwa inyama yo kuri bo, bagasinda ayabo maraso nk'usinda vino iryohereye, kandi abantu bose bakamenya ko Uwiteka ari umukiza n'umucunguzi wanjye, intwari yanjye. Aka kanya ndatura ngo abamatira kuba mu bukene, abamatira kurwara indwara z'amarozi, indwara zidasobanutse z'abadayimoni, z'imyuka mibi, abamatira kuba mu rwego rumwe bamboheye
mu cyiciro kimwe, badashaka kontera imbere, badashaka ko ubuzima bwanjye buhinduka, aka kanya ndatura ngo bagaburirwe inyama zo kuri bo mu izina rya Yesu Kristo. Abangaburiraga mu nzozi bakanywesha ibyo kunywa mu nzozi, umuriro w'Imana ubatwike, umuriro w'Imana ubatwikane n'amarozi yabo, umuriro w'Imana ubatwikane n'ibihoherano byabo, umuriro w'Imana ubatwikane n'ibitegano byabo mu izina rya Yesu Kristo. Umuriro w'Imana ubatwikane n'imitongero yabo. Aka kanya ndatura ngo yewe wa murozi we wandogaga, wondoga ndoga, akira amaraso yawe, abariyunywa amaraso yawe. Jambo rivuga yuko Uwiteka azakugaburira inyama z'umubiri wawe ukaba ari zuriya, kandi handitse yuko azaguhata amaraso yawe ukaba ari yunywa. Uhereye umunsi wa none mpagaze mu ijambo Yeremiya 10 Yeremiya 1 umurongo wa 10 handitse yuko Uwiteka yashyize amagambo ye mu kanwa kanjye, akirira hejuru y'abami n'ibihugu, kubika, kurandura, gusenya, kubaka no gutera imbuto. Ndasenya buri bwoko bwose bw'amarozi yose ayo mwandogaga mu izina rya Yesu Kristo. Abandoga nsinziriye, abaza gutega ibintu imbere y'umuryango, abaza mu buryo bw'inzozi, abanjyana mu bapfumu kundogesha, kwa jina la Yesu abo bose umuriro w'Imana ubatwike, baba umuryango, baba ari abaturanyi, baba ari abavandimwe, baba ari inshuti zinyihishemo. Aka kanya umuriro w'Imana manuke gutwika izi mbaraga, umuriro w'Imana manuke gutwika aba bantu katika jina la Yesu. Ndatura ngo marayika w'Iteka abagenze, ndatura ngo marayika w'Iteka abirukane. Ngaho komeza usenge, twinjire muri Zaburi ya 35. Zaburi ya 35 dutangire kubatatanya. Zaburi ya 35 niyo tugiye gusengeramo. Komeza usenge, komeza wibohore, komeza ubahate, wature ko bagaburiye amaraso yabo bwite, batazongera kubona amaraso yawe. Ushobora kuba wowe turimo dusenga barakonsa amaraso, waragiye urazongwa neza urananuka, umubiri kuvaho. Atura yuko batazongera kunywa amaraso yawe mu izina rya Yesu Kristo. Atura ko yaba ariyo bagiye kuzajya banywa. Birashoboka ko inyama zawe bajyaga bazirya, ubwaho kumva umubiri wose urakurya, umubiri kurya no kuvuga ngo baba bari kurya umubiri wa mu buryo bw'umwuka, ingingo zose n'umubiri wose ukurya. No kuvuga ngo abarozi, hari kuntu abarozi bajya barya abantu bakabarya batarapfa, bakatangira kukurya inyama ukiriho. Atura kano kanya uti mu izina rya Yesu Kristo, mwebwe mwashakaga kurya impyiko zanjye, umuriro w'Imana batwike. Mwebwe mwashaka kurya igifu cyanjye, umuriro w'Imana batwike. Mwebwe mwashaka kurya amaso yanjye, umuriro w'Imana batwike. Mwebwe mwashaka kurya zimwe mu nyama z'umubiri wanjye, umuriro w'Imana batwike. Umuriro w'Imana batwike. Ni murya inyama zanyu bwite mu izina rya Yesu. Ni murya inyama z'imibiri yanyu mu izina rya Yesu. Ni murya inyama z'imibiri yanyu mu izina rya Yesu Kristo. Ni munywa amaraso y'imibiri yanyu bwanyu bwite mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka avuga yuko azabagaburira amaraso yanyu bwite mukayanywa nkaho munywa vino iryohereye katika jina rya yanyu. Ni bariyo munywa wa jina yanjye ntayo mukibonye mu izina rya Yesu. Atuta amaraso yanjye mwabarozi mwe ntayo mukibonye mu izina rya Yesu Kristo. Aturuti mwabarozi mwe inyama z'umubiri wanjye ntazo mukibonye mu izina rya Yesu Kristo. Aturuti mubaribwa inyama ngewe sindimo, mubanywebwa amaraso yabo ngewe sindimo mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo abarozi barya inyama zabo izanjye ntizirimo mu izina rya Yesu Kristo. Abarozi banywa amaraso yabo kwa jina ayanjye ntarimo, ayanjye ntiyanywebwa n'abarozi, inyama z'umubiri wanjye ntizaribwa n'abarozi kwa jina. Yewe wa murozi we wari wagambiriye kurya inyama z'umubiri wanjye, yewe wa murozi we wari wagambiriye
wagambiriye kunywa amaraso yanjye wazina ndategeka kugira ngo yawe ari yunywa mu izina rya Yesu Kristo ndagutegeka kugira ngo inyama z'umubiri wawe ari zurya mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana zima zopetese kiri ahoria komeza usenge twinjire muri Zaburi ya 35 hanyuma dukomeze gusenga Zaburi ya 35 tangira uyisengeremo uvugutu Uwiteka endi ngabono nini n'intoya uhagurukira ku ntabara kandi ushingura icumu mu ntagara wimimire abangenza ubwira umutima wanjye uti nige gakiza kawe bashaka ubugingo bwanjye bamware bagira igisuzuguriro abajya inama yo kungirira nabi basubizwe inyuma baterwe ipfunwe babe nk'umurama utumurwa n'umuyaga marayika w'Uwiteka birukane mu izina rya Yesu Kristo aturuti ye wa muntu we ndatura ngo mwuka uhinduke nk'umurama utumurwa n'umuyaga ye wa murozi rundoga ndatura ngo uhinduke nk'umurama utumurwa n'umuyaga mu izina rya Yesu Kristo ye wa murozi undoga ibihoherano ye wa murozi undoga imitongero ye wa murozi undoga ibitegano ndatura ngo uhinduke nk'umurama utumurwa n'umuyaga mu izina rya Yesu Kristo komeza usenge vuga ati babe nk'umurama utumurwa n'umuyaga marayika w'Uwiteka birukane vuga ati marayika w'Uwiteka kwirukane wa murozi mu izina rya Yesu Kristo marayika w'Uwiteka kwirukane wa murozi ku buzima bwanjye ku mibereho yanjye ku kazi kanjye kwiterambere ryanjye ku muhamagaro wanjye ku gakiza kanjye ku rubyaro rwanjye ku mitungo yanjye mu izina rya Yesu Kristo marayika w'Uwiteka kwirukane ku mitungo yanjye mu izina rya Yesu Kristo marayika w'Uwiteka kwirukane ku mafaranga yanjye mu izina rya Yesu Kristo marayika w'Uwiteka kwirukane ku ishaba ryanjye ku mahirwe yanjye mu izina rya Yesu Kristo marayika w'Uwiteka kwirukane ku izina ryanjye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti wowe warugaga izina ryanjye ukarivuga uriboho urizirika marayika w'Uwiteka kwirukane ku izina ryanjye mu izina rya Yesu ntukongere kuvongera ubuzima bwanjye mu izina rya Yesu ntukongere kuvongera imitungo yanjye mu izina rya Yesu Kristo ntukongere kuvongera umubiri wanjye mu izina rya Yesu Kristo ntukongere kuvogera aho ntuye marayika w'Uwiteka kwirukana aho ntuye mu izina rya Yesu Kristo marayika w'Uwiteka kwirukane mu cyumba cyanjye mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka marayika w'Uwiteka kwirukane muri salo yanjye mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka marayika w'Uwiteka kwirukane ku banjye bose katika jina la Yesu ndatura ngo marayika w'Uwiteka kwirukane katika jina la Yesu wabambwe agapfa akazuka kuko wanteze ikigoyi cy'ubushya udafite impamvu kuko udafite impamvu wateze ubugingo bwanjye ubushya kurimbuka kugutungure ati kurimbuka kugutungure wa murozwe jina rya Yesu kurimbuka kugutungure wa murozwe jina rya Yesu kurimbuka kugutungure wa murozwe jina rya Yesu maze ikigoyi wateze ubwawe ari ukigwamo mwobo wacukuye abari ujyanwamo imva wancukuriye abari wishirwamo mu izina rya Yesu ubukene wansunikiye abari ubujyamwo mu izina rya Yesu ubukene wasunitse wanjye bukugaruka wa murozi mu izina rya Yesu wapfuye akazuka inyatsi wanyoherereje kugaruka wa murozi mu izina rya Yesu wapfuye akazuka indwara wasunitse wanjye zikugaruka mu izina rya Yesu wapfuye akazuka ibyo wohereye bigusubiraho mu izina rya Yesu umwana w'Imana nzima ibyo wanteze abari wo bifata mu izina rya Yesu kigoye gifate wowe abari ukigwamo mu izina rya Yesu wapfuye akazuka komeza usenge icyo kigoye baguteze ariyo marozi birengano bakavuga bati narenga hangaha zahita apfa aturute mu izina rya Yesu icyo kigoye mwateze nimwe kitwaye mu izina rya Yesu aturugo rwobo mwacukuye nimwe mu rugoyemo mu izina rya Yesu atuturgo bucene mwohereje wanjye bubasubiyeho mu izina rya Yesu aturuti izi ndwara mwasunikiraga nimwe zisubiranye mu izina rya Yesu nimwe zisubiranye mu izina rya Yesu nimwe zisubiranye mu izina rya Yesu nimwe zisubiranye kwa jina Yesu aturuti nge ndakize mbaye muzima mu izina rya Yesu aturuti mbaye muzima mu izina rya Yesu aturuti mbaye muzima mu izina rya Yesu aturuti ndabohotse mu izina rya Yesu aturuti ndabohotse mu izina rya Yesu komeza watura cyane uvuga uti ndabohotse mu izina rya Yesu komeza usenge uvuga uti ndabasubiza imyaku yanyu yose mu izina rya Yesu Kristo ndabasubiza imyaku yanyu yose mu izina rya Yesu Kristo ndabasubiza imikoshi yanyu mu izina rya Yesu Kristo wabambwe agapfa kazuka kandi kigoye mwari mwateze ni mwebwe mu kigoyemo mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima mbasubije imitongero yanyu mbasubije imyaku yanyu mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka mbasubije ibibazo byanyu mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka ngewe ndishimye ngewe ndanezerewe nejejwe n'agakiza k'Uwiteka nejejwe no kubohorwa n'Imana ihoraho ndabohotse mu izina rya Yesu ndabohotse mbaye muzima aturuti mbaye muzima mbaye mutunzi mbaye umucire
mu izina rya Yesu Kristo. Aturuta ingendo zanjye zirafungutse mu izina rya Yesu Kristo. Umwana w'Imana nzima aturuta business yanjye irabohotse mu izina rya Yesu Kristo. Umwana w'Imana nzima aturuta igikundiro cyanjye kirangaruciye, amahirwe yanjye arangaruciye mu izina rya Yesu wapfuye akazuka. Komeza usenge watura ko amahirwe yakugarukiye mu izina rya Yesu Kristo. Atura ko igikundiro cyawe kikugarukiye mu izina rya Yesu, kuboko kwiza kukugarukiye mu izina rya Yesu Kristo. Wabambwe agapfa akazuka, urakoze mwami. Ndatura ngo buri wese twasenganaga kakanya mwami, wamurogaga wese atika Jesus wamurogaga wese, marayika mufate amujugunye kure y'uyu muntu mu izina rya Yesu. Uyu muntu agubwe neza, uyu muntu abahoka, umubiri ubohoke katika Jesus. Ubwenge bw'uyu muntu bohoke, umutima w'uyu muntu bohoke mu izina rya Yesu Kristo. Umwana w'Imana nzima, imikorere y'uyu muntu ibohoke mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Imyumvire, imitekerereze, amarangamutima by'uyu muntu bibohoke mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Ubwenge bw'uyu muntu bohoke, akazi k'uyu muntu kabohoke mu izina rya Yesu Kristo. Igikundiro cy'uyu muntu no kwemerwa k'uyu muntu bibohoke mu izina rya Yesu Kristo. Umwana w'Imana nzima, maze mu isi y'umwuka negeranyije amarozi yose warogwaga, ndayegeranya kwa jina Yesu. Nyatwikishije amaraso Yesu Kristo, nyatwikishije umuriro w'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Akira kubohoka, akira kuba muzima, ni mu izina ry'Uwabambwe agapfa akazuka dusabye twizeye. Amen, 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 amen. Yesu aguha umugisha. Wowe twari turimo turasengana. Niba rero wari utarakanda subscribe, kanda subscribe, ujye ubana natwe, kanda share, sangiza abantu isengesho bari hirya no hino, maze nabo babashe kubohoka. Imana ikugirire neza, Imana iguha umugisha. Ariko wowe uramutse wasengaga rino sengesho utarakizwa, nakugira inama yo guhita ukizwa, kuko abarozi udafite Yesu ntabwo wabanesha. Abarozi iyo utakiriye agakiza muri wowe bakwica. Banza wakira agakiza, banza wakira agakiza. Uri umuntu ukeneye kwakira agakiza, uze kumpamagara mbanze ngufashe mu isengesho rikwakiriza agakiza kuri iyi nimero 0782706542 ku bantu bakeneye agakiza batarakizwa. Umpamagare kuri iyi nimero 0782706542. Imana amahoro ikugirire neza, Imana amahoro iguha umugisha. Nongere nkwibutse yuko iyo ushaka kubohoka cyane, buri sengesho ryose usenze, uko usenze niko utanga ituro, kuko ukuroga nawe aba afite ibyo atanga mu bapfumu, aba afite ibyo atanga kwa Satani, aba afite ibyo aterekerera imyuka mibi. Rero nawe iyo ushaka kubohoka vuba cyane, uko usenze isengesho risenya imyuka y'abarozi, y'ubupfumu n'ubukonikoni, niko nawe uba ugomba guturira Imana yawe. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza, Imana ihindura ubuzima bwawe n'amateka yawe. Shalom shalom. Nakagaruka ku isengesho ribohora official. Mugire ibihe byiza. Kwaheri.